ijuru rirambwira ngo yewe Bido mwana wanjye mubwira ko mwana atari uwo kubaho. Ni hariya hirya mu kidaho gakeya. N'ubu yarankunze cyane kujya kuri Sara Cyankunda. Mpageze mubwira ijambo rikomeye kimara kuva kuri telefone. Ndabubwe ngo kigera ahangaha mbonye abantu benshi buzuye inzu. Mbona abantu bari kuzana amasorori. Ikigaragara uyu mwana ntabwo ari bube ahubwo agiye gutaha. Mbwira uwo mugabo kimukuye kuri moto inyuma y'amezi 3 imuhaye imodoka. Amen. Imana isezeranye n'amezi. Isezeranye n'amezi. Nyuma y'amezi 3 yarampamagaye arambwira ngo mukozi w'Imana nanyagije amana we ngwino najya gutware muki muri ya modoka ikoze iki isakaye. Yego. Imana yacu uyikore neza irakwamamaza. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muyereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali mwumve ko tubasuhuje. Abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda yambi hobe Yesu ashimwe. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Reka dushimire cyane abantu bakanze subscribe kuri Concord TV show ndetse nugiye kureba iki kiganiro aribwo bwa mbere akayikanda uganga dushyigikire ubundi tube umuryango munini. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Kuri mikoro ni Hatubimana Concord CEO wa Concord TV show. Imbere ya kamera mfite umugabo mwiza cyane ndikubona wishimye. Reka atangira twabwiye yuko pe tutazajya tubicisha irungu ahubwo tuzaba tubazanira abantu batandukanye cyane abakozi b'Imana kugira ngo batuganirize imbaraga z'Imana. Twongere twibuke yuko Imana ivuga igakora kandi ikanasohoza. Ni umugabo arakuze arivuga ni karibu. Sasa murakoze. Nitwa Niyonzima Theogene. Imana agire neza ikampindura amazina nkaba nitwa Abidodomu. Yego. Uturuka muri Burera cyane ka ku mupaka. Ndi umukozi w'Imana. Yego. Ndetse Imana agire neza nkaba n'umuhanzi. Kandi ndi umupapa ntabwo ntinya kwivuga. Yego. Ndi umupapa w'abana 3 ndetse n'umudamu umwe. Ibirenze ibyo rero Imana iduhana umugisha murakoze. Yego. Theogene Karame. N'abakozi b'Imana tuya dutangiza n'isengesho kugira ngo dusabe Imana ibane natwe mu kiganiro. Ni karibu dusengere. Reka dusenge Imana. Uri Imana yacu nziza kandi uri Imana ikomeye. Uri umubyeyi wacu, uri Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Uri igiti cy'inganzamarumba kandi uri isamba itarumba. Tugushimye yuko wabanye natwe ukaturinda kugeza amasaha n'amamvu tugushimiye yuko aturinze izina ryo ntabwo icubahiro. Amen. Wabanye n'umugaragu wawe ubana nanjye Abido. Rero uyu mwanya komeza utuyobore kandi udukoresha iby'ubutwari. Nje ugiye kuja imbere ya kamera abari wo wivugira ukoreshe uko unkoreshe kugira ngo akanwa kanje ibyo kavuze be byavuye mu kanwa kawe. Bana nanjye kandi ungire neza ubunugwa neza bigaze kuri twebwe none niteka ryose. Amen. 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 Mari guhumugisha. Amen. Nje cyane ndakoresha Obedodomu cyangwa Abido. Byose birashoboka. Abido muzi kuri Obedodomu. Kuri Obedodomu. Cyangwa abandi bakarina bati Abido. Abandi bati Abido kabisa. Nibyo ndakunda gukoresha uko nibyo muzi Theogene ryo rwose ni gakeya barari. Areka nkubwire kuba Imana yaramino cyangwa bakunda kunyita Abido nuko yahinduye amazina. Yego. Uwari witwa Abido imuhindurira izina yitwa Abido. Wari witwa Abidodomu yitwa Abido. Wari witwa Nyiramahirwe yitwa Nyira. Wari witwa Sara yitwa Sara. Wange twifuriza abantu nabo guhindurirwa amazina. Obidodo izina Obidodomu undi ryavuye ugango bari kwita. Biragoye. Ntera ndende. Oya isanzure no mpamvu twagutumiye pe. Ni ntera ndende. Byaturutse mu bibazo nari mfite ndahantu habi. Nari ndi umuntu udasenga. Nari ndi umuntu utazi kuza gusenga icyari cyo. Naraforaga ndetse nakoraga ibyaha bitandukanye. Igihe kimwe nterwa n'ibibazo ndangwa mu muryango wanjye ndetse nangwa n'abavandimwe kubera yuko nararetse umurimo nja mu bibi. Bitatu bikiza kingeraho. None igihe kigeze mushiki wanje arambwira ari bunkurikira arambwira atariko twajya gusenga.
ndongera ndabati ntabwo byashoboka ariko aramye ati twajya gusenga ko ari ahantu bari gusenga ibitangaza bigakoreka nabati kuva mushiki wanje abimbwereka muherekeze muherekeje rero nsanga n'abantu beza bakunda abakozi b'Imana kandi bakunda n'abanyabyaha ndangije kugira ngo banyihanishe bahita bampereza ijambo ry'Imana bahita bamu umwanya wo kubwiriza sinarinze Bibiliya niyo ndasoma niyo hagana fa gufungura Bibiliya nsanga ni ijambo rya Abidodomu uburyo Imana yamugire neza uwari umukene bazanye isanduku isezerano ngo ngimwice bamujana isanduku yo kugira ngo imuheshe ikintu bita iki umugisha sanga rero Abidodomu wari wo gupfa ahubwo no gutabarwa nigije iryo jambo ababyeyi bahita batangira kunyakura Abidodomu nguko iryo zina ryatangiye rikaba ringujije ryongera kuri Niyonzima Theogene ryongerwa kuri Niyonzima Theogene Obidodomu ariko nakazungu naryo barayipika nakazungu naryo bararikunda ariko urumva kazungu niryo ryangurije ariko tuhindura amazina tuvuye muri za karande ihita rihinduka Abidodomu nuko byagenze muzeyi ni igitangaza gikomeye Obidodomu umva nanjye niryo nzi no kuri nimero yawe handitse Obidodomu nibyo no ni benshi n'abana batoya reka ngusete akantu gatoya n'abana batoya bambonye hari abanyakura bidodoki Obidodomu byabananiye kuvuga iyo ndibwiye umuntu ananirwa kurivuga cyangwa akananirwa kujyanika ngo abidi dididi rero bivuge mu yandi magambo hari ikintu Imana ikora kigatangaza benshi bibaza ku izina Abidodomu benshi bakwibaza uko naryiswe bakambaza ngo mbese ni ababyeyi bari kwise cyangwa n'abavandimwe cyangwa n'imiryango ariko naryitiwe kugakeka cyangwa ahantu nari mfukamye nsenga bitewe n'uko ibibazo nari mfite nari ngiye kwisenga ngiye kwituriye Uwiteka Imana irandengera ingura mu nzoga ingura mu byaha irambindura mpinduka umwana wayo ubu n'akayoga wasomyeho n'akayoga nagasomyeho rwose ntabwo nari ngashoboye ni kwa kuba umuntu ameze nk'ari kwiyahura akiyahura mu kintu adashoboye nayinywaga ntabishoboye kuyinywa nanayisomaho yaranyotsaga ikandwika ariko nkavuga ati nanone nay'ubukene ariko reka ngasomeho nguko ko Imana yagiye impindura ibyaha byaha mbivamo ndasenga ndayikorera kugeza kuri saha ndacabirimo Imana ishimwe Imana ihimbazwe Obidodomu ndumva utaravutse wakijijwe nyuma ntabwo nakijijwe nyuma kuko iwacu ni abantu bakijijwe twebwe tuvuka dusanga iwacu barakijijwe bya bindi byo gushaka turi batoya bituma urugo rwanje kuruhahira no gushakisha amafaranga birangora none n'abarozi baraduhagurukira na Satani iraduhagurukira usari byo Satani hagurukiye abantu batari mu Mana neza bacika intege vuba nanje nuko nacitse intege nayo iwacu twarasengaga nari ndi umuririmbyi mvuza n'ingoma ariko byagakiza urumva naringira umwana ndi hasi ushatse noneho biza kuba nabi biza kuba akarusho biba nabi cyane ariko Imana igiye guhindura ubuzima irongera bwubaka kugeza icyo gihe nawe ibibazo bikomeye cyane ariko Imana irandengera ntabara inyubakira urugo rurakomera biza kuri isaha ndacubatse mu izina rya Yesu Imana ishimwe amen nuvuga ngo wavutse iwanyu bakijijwe twibutsa abadukurikiye ko musengera murangirikani ukaba uri umwangirikani Paruwasi Abraham ni bucidikoni bwa Gitare yego nuvuga ngo uvuka nyine musengera murangirikani cyane nawe usenga nyine by'abana dusenga by'abana ni bya bintu umuntu avuga niko kupacapaca twabyita iki se niko kuntu umuntu aja gusenga ariko akaja gusenga ameze nk'aho aherekeje abandi agiye kureba biri kubera mu rusengero cyangwa agiye kuririmba ariko bitamurimo neza agiye kuririmba ariko atari umuririmbyi ariko nge Satani yarampagurukiye muri ibyo ngibyo impagurukira nubatse n'uko kuko nencoje gipagani ntarasezeranye noneho biramfata birandwanya birwanira muri nje birwana no mudamu birwana no mu miryango Satani yarampagurukira iwacu bafunga inzira zo kuba navuga ngo n'ababyeyi banje ndetse na Satani mfungira inzira zo kuba nashakamo ikintu bita iki amafaranga yo kuba yantunga njewe n'umuryango gwanjye ibibazo bintera nguco bituma niyahuza inzoga ntagakwiye gukora iki kuyinywa nuko nta kintu inzoga zagukoresheje kibi wibuka ukavuga ati Mana ya ari ikintu uriya reka nkubwire nabiboneyemo
muri ibyo kunywa inzoga nabibonemo ikintu bita isomo. Yego. Nagiye gufora umunsi umwe baradufata. Bamaze kudufata utwo nari maze kugira twose baratujana. Abantu benshi batazi gufora abo duce bavadita gucora nuvango no gucuruza amagendo. No gucuruza amagendo kwambutsa bitemewe mu buryo bitemewe n'amategeko. Mu buryo bitemewe n'amategeko. Yego. Noneho maze gufatwa utwo nari ngezeho twose dusubira hasi. Bituma ndangira kuja mu buraya. Yego. Tangira guca umugore wanje inyuma. Kandi mu byiza Imana ibishaka nta burya nta muntu wagakwiye guca umugore w'inyuma. Ariko nje natangiye guca umugore wanje inyuma mbu musambanyi mbesi nyawe kuko urumva umuntu wangoye inzoga ntabwo atinya gutereta umugore w'abandi cyangwa umukobwa w'abandi. Aramugira akamutereta ntamutinye nge nuko nari imeze kubera urumva kwari ukwiyahura kubera ibibazo byari byane. Ariko ntabwo ikibazo njewe nkimara kumenya ntabwo ikibazo wagikemuza ikindi kibazo. Kimara kugarura kenge nasanze ikibazo utagikemuza ikindi kibazo. Nyuma y'ibyo byose maze kurokoka ikiza nabonyemo narakibonye ariko ntabwo byese birangira ngo mbite mbona ibyiza ngo abantu barirukanka ngo bagiye gusenga ngo leta batabarwa. Reka da, ahubwo ngimara kuva muri ibyo byaha mvuye gusenga niho Satani yambize irandwanya. Hahandi wagiye ujyanywe na mushiki wawe. Yes. Ugezeho bahita baguha umwanya wo kubwiriza ubwiza. Bahita bambwira umwanya wo kubwiriza mwitambwiriza ku ijambo rya Bidodomo. Ari na izina Bidodomo rya. Ariyo na izina rya Bidodomo ryaturutse. Yego. Nyuma y'ibyo byose naragiragejwe ndwanywa n'abantu bari banzi neza ko ndi umusambanyi cyangwa n'umusinzi. Bambona bakabati uyu nguyu na n'ubundi ntabwo aje gusengana umutekamutwe, aje kwiba abantu, aje kubarindagiza mbesi bakamfata nk'utari we banyihanisha bakanyihanisha ngo n'umusambanyi kandi narabiretse nta kibirimo. Ntangira gutinya abantu biwacu kumva ntasengana nabo ngumva ntagenda nabo kuko baramonaga bakamana mu kindi cyiciro cyuko ngira umunyabyaha. Hari igihe umuntu amureba akamubona mu cyiciro ko ari umurozi kandi atakiroga. None igihe kimwe kiragera nje gusengera muri kampani y'abantu bari baturutse iwacu bari gusengera ku musozi. Ndavate barana biwacu ntabwo nari gusenga nje nyine ndi kureba abantu biwacu. Mbagezemo nta cyiza nigeze mbabona aho ngabanyamasengesho. Narabonye ikimara kubageramo barapfukamishije bambwira ibyahe n'ibyahe. Bamana ko nzajya muri Uganda ngati umugore kandi najya mu Uganda bakanyica. Kandi zira ko Imana itica ahubwo irubaka. Ye kiragera none ndimo gusenga inzara irantera. Maze kugira mu byo mu gakiza neza ngira ngo nongeye gutabarwa nambaraga mubyeyi ipantaro imwe n'agashati k'umuhondo kari karambezeho. Ariko navuye muri karande twaracomokotse ngiye. Igihe kiragera Imana yamye ngo mwana wanjye nzagutabara. Nareba anjewe Abido umuntu uciriritse uvuka iyo muri karande banze bajugunye kavati burya na wamana we nawe urabesha uzatabara umuntu utarize ibyanwa byaraje cyaje ndashaje mfite imyaka 20 urabona uzantabara kagira ubuzima bwiza nk'ubu ngubu ikambya umwana wanjye nzakora iki nzagutabara. Umuntu umwe ndi gusenga nari mfite ibikoto byari byarashaje angabira inkweto ya conga. Mukungabira inkweto ya conga nuko ndikumva hari izindi mbaraga. Oya nizize. Ndikumva hari izindi mbaraga. Umuntu ari kwibuka aho yavuye. Ari ikindi kirere nshaka kugira ngo. Noneho burya iyo wibutse aho wavuye cyo ukabwira abantu aho wavuye bituma nabo barushaho gukora iki gukomera. Bituma hari aho nabo bava bakabati burya Imana irakora kandi Imana irakiza. Navuye ahantu habi. Naraburaraga igihe kimwe mburara iminsi 3. Yego. Nanjye kurara iminsi 3 nja gukora ikiyede ku muturanyi. Arambwe sate ziragira kwa kundi baje muri range. We ntabwo yigeze yemera ko nja muri range yaratese ibyo kurya agaburira abantu bari gukora n'abafundi bose. Yarambye ngo ninkomeze mponde sima ngo nyuma yaho ngo ari bumamagare nje kurya. Barangije kurya nta kindi cyahabaye. Baramye ngo ninkomeze ngore
urumva n'umuntu ari wisonzeye nari nimereye nabi inzara yenda kunyica ariko inzara nimbi wabavyeyi mwe inzara nimbi kandi inzara ryana saa 11 zigeze nzingarambe mbakari nabwiriwe ahemba abandi ramye ngo nje turaturanye ngazayambe ejo nzayahera hejo bituma nivumbura kuzongera gukorera rubanda bwaraciye mbyukira Uganda ahantu bita ku Nkurungiro hari abantu bakunze kujayo bagiye gukora y'ibiraka fata isuka none ngiye guhendebuka bwa mbere babyita guhendebuka cyangwa gucincuro none ongezeyo baregera abandi nge baransiga ndongera ngaro isuka ku rutugu ndaranda bati ubu ngubu ndahinguka mu rugo ngute buri gihe reka nkubwire umugore yakwisuma imbwa uzamenye ko kukuri imbwa kuko utazaba wamuhahiye icyo kintu nagishigikira cyane umugore ntamuhahiye ntakagati nazanye mu rugo nkaze nabana umugore kakwita imbwa nzaba ndiyo kuko ntaco namumariye noneho ndeba kurarana n'umugore sanga ntaco namumariye nigira inama yo kuja kurara muri toilette mubye naraye muri toilette iminsi 3 ntabwiyereka saa 11 zagera ngaje gushakira ngo ndeye ko ndatoragura n'amafaranga byibura kaza ngahahira umugore ariko ngirirwa ndagenda nkabura ayo natoragura iyo uri mu kigeragezo yewe n'inyoni iragusuzugura iyo uri mu kigeragezo inzira zose zirafungwa no wizeraga aragukatira kandi icyo kigeragezo nari kirimo tsenga iyo mfashijwe ndariraga iyo nibutse Imana yangoye umva nanjye nkunda kurira nta kibazo nanjye nariraga umva nta baravuze ngo abanyakigali nibo basigaye barira mwaraga nk'abasirimu nanjye sigaye ndarira nk'umusirimu kuko ndi kwiyaturaho kuba umusirimu ndi kwiyaturaho kugenda nk'aba bose kuko ndi kwizera neza muri iyi minsi ko nzaba bose obededo karame umuntu ari kuvuga imbaraga z'Imana urumva ego akunumva bikurenza muga nawe ukumva wanarira wakiruka Imana yagukuye wakiruka Imana yagukuye ariko nje cyane nkuzi nk'umuhanuzi cyane nkuzi nk'umuhanuzi twarasenganye hari ibyo wamanuriye biranasohora pe tiyaje cubahiro yica no yanje nubundi niyo kuvuga ubutumwa tukazana abantu bagatanga ubuhamya nubundi nibyo urimo ariko cyane ndi kugira ngo tubwire impano z'ubuhanuzi wazihawe ryari byaje gute nari kibikubwira kuntu byatangiye yego nico naringere komereje kugera uburyo naraye muri toilette iminsi 3 ndangije ndavuga ati nta kundi reka nje kwiyahura ku musozi witwa Ndabirambiwe yego uri ura musozi nawuboneye Imana n'umwana wayo narayibonye igenda ndangije narazamutse ngayibaze kuvanya gahinga ukaza hano Musanze waje n'amaguru byabikwe tubari barangabe byaconga musije byarashaje ariko hejuru ari bizima kwa kuntu bano umuntu yisiza amavuta ari kuyaga ariko muri we yarashize kwa kuntu bano umuntu afite inzu nziza iri kwaka imiryango imeze neza ariko mu ndamo imbere nta kintu kirimo dobe erakotanze noneho Imana yo kabyara irengera bayo ndaza ngeze mu Stende Birambiwe hari heza ibigori bikomeye cyane ndangije ntangira kuzamuka umusozi ntangira kwatura nihana mbwira Imana ati Imana mbabarira nakoze icyacu ubusambanyi Imana mbabarira narasuzugwe bigayitse Imana mbabarira ndi umunyabyaha ndi umunyamafuti ndi umunyamakosa ariko mbabarira kuko nzi neza kubabarira nagize kuri uyu musozi wa Ndabirambiwe ndambiwe ibyaha kandi ikiri cya kabiri ndambiwe n'umuzimu w'inzara nico kinange ngiye gusengera urumva ninakabaye umuhanuzi ariko ngiye gusengera umuzimu w'iki w'inzara ngihagera kuko nari nihanye neza Imana irandeba ireba ukuntu nayiteyo nuko nayishatse ngeze ku musozi umukobwa araza arampanurira arambwira ngo Imana iguhaye amahoro ndamubwira ngo oroha gakeya ijambo mbwiye ntabwo manje gutekereza cyangure ngo Imana ikubwire koko ko ngiye amahoro ahubwo ngiye ibyo kurya umukobwa ariruka akimara kugenda haza umukecuru araza aramanura arambwira ngo Imana iguhereye amafaranga kuri uyu musozi kandi Imana irakugaburiye Imana irakwambitse irakuzamuye igukuye mu muryango wawe ndavuga ati amina sawa rebone kotanze niendevo enima atariko nta wundi urampa ibyo kurya ni wowe urabimpa
ntabwo nari nzi ko abahanuzi bahanuraga nta mafaranga bagira, nari nzi ko bahanuraga n'abafite akantu ku mufuka gwabo. Ariko ni gusengera abahanuzi bose ngo Imana yica umuzima wo kutagira amafaranga. Nange maze kugira utwo ngira, urumva kuva inyagahinga kwitegera ngo nkaba ndasubirayo, hari akantu kamaze kuboneka kandi nasize na racyo yo gukoresha mu rugo, iposho mu rugo, urumva bitangiye kuboneka kandi abona aho warunzi ntabwo ariho kiri. Haleluya. Aho muri nyine ziravuga ngo aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye, Yesu aranyimuye ntabwo ariho ngituye. Turi mu ijambo noneho igihe kimwe kiba kirageze tuje gusenyera ahantu bita mu buvumo bwagabanya ifiriti. Ndangije umuhanuzi aramanura arambwira ngo ngiye kukugira igikoresho canje, ngiye kukwamamaza, ngiye kukugira umuhanuzi. Ariko ubwo nanje babimbwiraga ntangiye kwiyumvamo izindi mbaraga, narotanga ingabisobanuza bigasohora, nabibabwira bakamenya ati ibi nibyo. Ntangira kwegenda nerekwa gakeya ndota icyo ndose kigasohora, birinda gukora kubera kubibamo neza. Nta kandi kazi nagiraga, ngahora ndaje kwisengera, Imana ibirantabaye imimbaraga. Nguko ukuntu nagiye mba umuhanuzi, ariko byavuye kure. Nsenga ndira, nsenga murara, nsenga nambaye ubusa, nsenga bandwanya. Nagiraga ngo uburyo umuntu arasenga akagira ngo nubwo agiye gusenga naho agiye gukura amahoro, kumbi Satani hibaga yicaye. Nagize amasengesho usanga harimo abasenga ariko bahigana, harimo abasenga ariko barwananye. Ariko Imana irantabara, inkore yo nguyo nibwo nitswe Abido. Ntangira kuvuga Imana neza. Imana yacu nishimwe rwose. Ni igitangaza, ni igitangaza gikomeye. Nasezera ikiri gitangaza akangubwira akantu hatoye nari ngibagiwe. Nyuma y'ibyo byose ikimara kuva ku muri uwo musozi yarangaburiye, mbabonera Imana, nja mu iteraniro mbona umubyeyi yarazamutse ahetse umwana, ahetse n'igikapu. Ngira ngo ni urama amafaranga Imana yambwiye, ariko kumbi we yarafite ibibazo biruta ibyanje. Yarafite igikapu cyuzuye dokima, yarize ariko nta kazi agira. Baramuhanura ngira ngo njagiye kumpa amafaranga, baramuhanurira ngo Imana ikura gutabaye guhaye akazi. Ahita ababwira ati rwose kazi nanjye gusengera ngibi n'ibipapuro nabifite. Nabati none se kandi wamane kwambye ngo urampa amafaranga, none bigenze bite? Wowe wicira inzira kuvuga uturiya hari abantu biciraga inzira akavati urana ubwo yambaye neza, ni igisubizo cyane kiri. Reka da, igisubizo cyasora kugisaka kuri bidodo mu bibere nyagahinga kwishamba. Igihe kimwe kiragera undi arazamuka yikure kabiri k'amazi, ngira ngo nawe agiye kutugaburira azanye n'amafaranga. Kumbi barabyinnye, nanjye nabyina ngo resho bwabo gasenazi kubyina neza, ariko nze kubyina mu izina rya Yesu. Ubu nabyina n'umwana ukamukura ukamumpereza, ariko atanga amazi yahabana injaranyima. Saa 11 zigeze inzara iranja, ndamanuka umuntu hatahehe nyagahinga. Ariko Imana yambwiye irya jambo igitangaza, kirango ni igitangaza ku musozi wa Ndabirambiwe. Musende birambe hari yeze ibigori, ndagenda negamira gakingo ndakwama, inzara ari nyishe. Ndavuga ngo reka ndeke abantu bave ku musozi. N'ibigori bingahe? 2 bijana umugore wandi uwo munsi muhahire. Ndangije kigeramo kumbi nimwe Imana igiye gusohoreza isezerano ryanje. Nimwe Imana yari igiye gusohoreza isezerano ryanje muri ibyo bigori. Kigeramo niyamye, Imana yohereza umugore nawe kumbi yihembye kwa kunujana n'umuntu akakubya ngo agiye kwihagarika kumbagiye kurya sha. Araza akigera muri ibyo bigori atangira kurya imineke, ibishishwa kabijugunya akabirenza kagakingo negamiye, bikangwaho ngavuga ngo Yamana mu ijuru igaburaga ibishishwa. Ngatoragura nkarya, biba bindiye mu ndamba nikubise hasi. Wa mugore barikanze mu kwikangara runguruka asanga nagaramye nibishishwa ndabifashe. Yaraje ansengera amagambo atarenza 5. Ubu mu gusenga nanjye narabyize. Iyo ngiye gusengera ico kurya na amagambo atarenza 5 nko gusenga. Urumva natangira kugenda ngo iki ngopera niga kuko nari kiri umwana, ariko ngenda niga uko abakuru babigenza. Igitumye ndemye muri uyu mwuka nuko nkurikiza inama z'abakuru. Muhanuzi uhanura, yewe muvuga ubutumwa, akantu nagutangariza n'ugukurikiza inama z'abantu bakuru, kuko iyo wumviye ndahana Imana itakugeza. Mbona amafaranga, nanjye navati Imana ntange mu rugo, sanga madamu wanje ari kuri imirimo mu gitabiva mu kiza wanje wagiye mu ijuru. Turasenga
turahamagara Imana ati Imana twirukanye ubukene, twirukanye inzara mu rugo rwacu, twirukanye umuzimu wa dayimoni. Turaje gusenga Imana iratwumva. Ubu ngubu ntabwo tukibisonza, ntabwo tukiburara. Iryo ni ishimwe rikomeye Imana, ni igitangaza Imana yankoreye, natangariza abandi kababwira ko Imana ikora. Ikindi gitangaza Imana yankoreye, nagiye gusengera umuntu wari urwajije umwana, abandi baramubwira ngo umwana azabaho, ariko nyewe amamagara saa tatu za nijoro. Ndangije yari yaranyanze, tumaranye igihe kirekire tutavugana. Saa tatu za nijoro aramamagara ati mukozi w'Imana, nubwo nakwanze gusabye imbabazi, ariko ubu mfite ikibazo, mfite umwana urwaye. Ndangije nsenga muri kwa kuntu umuntu aba yananiwe, nsenga amagambo makeya. Buretse mu gitondo Imana iramye ngo yewe bido ati karame. Ntabwo hari umuntu wari yaguhamagaye ngo musenyere umwana. Ati yewe we ndabyibutse. Ati rukanga vuba vuba mu rugo iwe uje kumusengera umwana. Ndagenda ndishaka n'undi muntu turi bujyane, ndamurarika. Kimara kumurarika rero, haleluya, buri tuzagire n'ikimenyetso cy'Imana. Imana izagire n'ikimenyetso niba usenga. Imana izakwereka ikimenyetso cy'urugendo ufashe. Imana itwereka ikimenyetso mu nzira. N'umuntu narinjanye nawe mbona amaraso mu nzira. Ndangije ndamubwira ati aya maraso tubonye ni ikigaragara ko urugendo tugiyemo rutoroshe, ruragoye. Ndangije tukigerayo dusanga abantu benshi bari kumusengera kuri telefone, bari kumubwira ngo umwana azabaho, umwana azabaho, umwana azabaho. Ariko ijuru rirambwira ngo yewe bido mwana wanjye, mubwira ko mwana atari uwo kubaho. Ni hariya hirya mu kidaho gakeya. N'ubu yarankunze cyane kujya kuri Sara Cyankunda. Mpageze mubwira ijambo rikomeye kimara kuva kuri telefone. Ndamubwira ngo ukigera ahangaha mbonye abantu benshi buzuye inzu, mbona abantu bari kuzana amasorori. Ikigaragara uyu mwana ntabwo ari bube ahubwo agiye gutaha. Aratangira aravuga ati wapa bidodomu wavangiwe, ni gute byashoboka bite ko umwana yapfa? Abandi bambwiye ngo umwana arabaho. Ndamubwira ati reka da, Imana yanjye nkorera, Imana yanguye mu byaha, Imana yangaburiye ikangura muzimu w'inzara, irambwiye ngo uyu mwana ntabwo ari uwo kubaho. Nta bitaro batari baramujanyemo. Pelavo era Constance. Igitangaza gikomeye, umwana twaramusenyeye ntabwo yavugaga. Ariko tukimara gusenga, nabyo ati mu mugoti turapfukama, turamura agakeka, turasenga, duhamagariye. Ndababaze ngo mbese umwana haruga avuga ati wa dusenze umwana aravuga, ahamagara nyina, ahamagara na se. Tukirangiza akimara kubahamagara se na nyina arabasuhuza. Karakana k'imyaka 6 k'agakobwa keza, narakabonye kari keza cyane, kari kitwa Aline. Ariko mana we, turangije gusenga Imana yamye ngo nimbabwire ngo ngabone mugere muje kuryamisha umwana. Baragiye baramuryamisha mu yindi minota, itukira aho ngaho umwana baba arahwereye. Nibwo bahise babona igitangaza ko Imana ikora. Imana ya bidodomu ntaho yagiye, Imana ya bidodomu iracamurimo, ntabwo yigeze imuvamo, iracamurimo. Icyo ni igitangaza gikomeye natangariza abantu kugira ngo tubafashe gusenga ko Imana ikora kandi Imana ishoboye byose. Urumva ni igitangaza gikomeye mubyeyi. Abo nukuvuga ngo bo bari bazi uko uravuga ngo Imana irakubwiye ngo umwana, bari bazi neza ko ndahanura ko umwana arabaho. Ariko ngigerayo nsanga hari umuhanuzi uri kubahanurira ababwira ngo umwana arabaho. Ariko nge Imana iti ngubiti yereko rikomeye rivuga ngo umwana ntabwo ari bubeho ahubwo arataha. Yego. Umugabo aracuzugura arambinga, ariko madamu arambwiraga abido uvuga iki Imana ikoze iki ikubwiye. Yego. Bari hari bose na nyakuru uwo mwana yarahari. Yego. Imana iramye ngo babwire bamuzane, yararyamye mu cyumba. Turambura umukeka turasenga kuko umwana ntabwo yavugaga. Urumva bari banamukuyemo n'ijisho ntaryabagamo. Ariko igitangaza yakoze nuko yaje umwana akavuga, yamara kuvuga mu kandi kanya bikarangira. Icyo ni igitangaza nabonye Imana yankoresheje. Ndabati Imana ngo haye icubahiro, ubu ngubu naho napfa ariko mbonye ishimwe rikomeye ryo kunkoresheje. Imana wa Mana we ndagushimye, ntuzamvemo, nubona nguteshe ngaje mu byaha uzahita unyice mbeho, ariko kugira ngo ntaguhemukira. Abo bahita kumva akavuga tugo Dodoma ahanura ibibi nka Mikaya. Ni Mikaya, ni Mikaya. Waduruje ikindi banagukoresheje nacyo.
ariko cyari cyiza kuko icyo ni ibintu bigoye cyane ibaze kugira ngo umuntu agutumizeho akubwira ngo ngwino usengere ukaba wamubwira ati uyu munsi uraja muri gereza bwaca mu gitondo ugasanga ko wayigezemo ahubwo tumuginga koko namutumye ngo ndasengere no kugira ngo ambwire ngo ndabaho ahubwo ndapfishije byari ibintu bigoye ariko kuko yarazi Imana yari umuntu ukunda gusenga urumva abandi bari baramaze kumurema umutima ko umwana azabaho ariko kugira ngo abyakire byaturutse kure ariko kubera Imana yo kabyara nkorera ravanga Abido ntabwo nagukoze isoni ngo mubwire ngo umwana nakagura iki atari bubeho yego nigitangaza kandi kiri twibutsa dukwikiye ko umuhanuzi avuga ibyo abwiwe n'Imana ntabwo avuga ibyabwirije ariko dukeneye n'ikindi Imana gukoresheje cyiza icyo ntabwo ari kibi icyambere nuko twasenganye tuvuga ko Imana izubaka inzu yego icyo nacyo ni icyambere ubu ufite inzu iri mu mabati arenga 100 n'andi ntabwo nzi umubare urumva icyo ni igitangaza cya mbere cyiza icya kabiri hari undi mugabo yitwa Manuel akorera kamane y'abazungu hari kwa Mumane hejuru twarasenganye kuri groupe dusenga saa 9 za nijoro atega moto ayihoraho buri munsi iyo moto yahoraga ipfa buri munsi arangira amye Abido ndashaka kunsengera ntabwo nari muzi ariko bari baramuraritse ngaje muri groupe nayoboraga saa 9 za nijoro arazana Imana iramye ngo nimubwire ngo imukuye ku kinyabiziga cya moto gihora gipfa ahubwo imuhaye imodoka nziza ya Vewiti iyo modoka ubu ngubu yarayicaki ejo bundi yari gushima Imana n'umuryango we baje kunsura mu rugo umva baravuze ati reka tumaze tuyikwicazemo umanze uyitemberemo dushigikira amavuta y'iki y'umuhanuzi w'Imana rero iryo ni ishimwe rikomeye kandi gitangaza kindi yankoreye icya kabiri nagiye kubwiriza i Kigali mu giterane cyari kiramara iminsi 4 tuvuge ngo amen ngezeyo imvura iragwa kiramara iminsi 4 maze kubwiriza iminsi 3 uwa 4 turi busoze aribwo ndi busoze imvura ibyuka igwa yagije hafi masaa 8 umumotari yari yitanze bati uyu mukozi w'Imana ni nje uzaza uramutwara mu gitondo no ku mugoroba mugeza hari burari ndangije imvura iguye aburuka araza kuntwara kandi urumva igiterane cyatangiye ntabwo wabwira ngo wahoze mu biki nari namuye ati mukozi mu matari we ngwino tugende tuje mu gusenga imvura ntabwo turayitinya kuko none ntabwo umukozi w'Imana atinya iki imvura aho yamutumiye ntakwiye gukora iki gufatira urugendo akagenda arantwara arambwira ijambo rikomeye arambye ngo baye mugabo w'umukozi w'Imana ndagutwaye ariko ikigaragara Imana ikurimo ubwo ntuhaye Imana none Imana ndayinyagije buriya rero kumnyagije Imana umva rero wa Mana we ikindi gihe uzampa imodoka nzagutwaremo ntakunyagije imodoka isakaye ndarangiye numva ni ibintu bikomeye kandi bikaze ambwiye ijambo rikomeye yarambwiye ijambo rikomeye ndangire ngize mu materaniro numva ndabwirije ndongera ndabwiriza imbaraga ziramanukira mwuka wera aramanukira mwiteraniro hagati ntabwo yari yigeze atawa mugabo mwiteraniro hagati Imana yamwe ngo nimbwire uwo mugabo kimukuye kuri moto inyuma y'amezi 3 imuhaye imodoka amen Imana isezeranye n'amezi isezeranye n'amezi nyuma y'amezi 3 yarampamagaye arambwe ngo mukozi w'Imana nanyagije Amana we ngwino najya gutware muki muri ya modoka ikoze iki isakaye Imana yacu uyikore neza irakwamamaza uyikore neza iragusiga uyikore neza irakwambika igikuru wowe irinda amatiku n'amanyanga irinde gusebya mugenzi wawe irinde kumuvuga ukatari kuko ntabwo uzawe yavuganiye n'Imana irinde kumubona ugenda mu musuzugure kuko ntabwo uzi kimurimo kuko ikimurimo nicyo kizamwamamaza ikimurimo nicyo kizamukomeza ikimurimo nicyo kizamugeza hagutse nguko ubu imodoka arayifite yaranembeje numva ndishimye numva ndameze ndava ngo haye cyubaro wa Mana we muri Kigali ngaragaye nk'umukozi wawe utaravangiwe urumva ivyo byarishimwe rikomeye cyane gitangaza gikomeye cyane Obededo mukabe barishimye aho kuntu abantu bajya bavuga kuba umurokore kuba umukozi w'Imana ngo wapi ngo ntabwo ngo abakozi b'Imana ngo nibo baba bakene n'iki abo bantu wababwira iki reka ngo mvuge kuri ijambo
ari natwe barabitubwira ko turi abakene ariko burya icambere kuba uri umukire ni ukutunza Imana. Yego. Ikintu cyambere mvuze nje bavuze ngo ndi umukene ndababara, ahubwo njewe ndi umukire kuko isengesho ndisenze karizamura byo byonyine ubari wo gupfa mu muryango gwanje riramurengera akaba muzima. Ubwo ikigaragara rero ndi umukire ntabwo ndi umukene na rimwe na gace. Batwita abateka mutwe ariko nubwo badukwita abateka mutwe nta muntu tuba twaribye amafaranga ngo tuyajane, ahubwo we ni kwa kubona umuntu yarisize mu by'Imana asenga aciye bugufi bakavuga uyu muntu agiye gutuburira abantu nta kintu na kimwe arabi. Kubwiye ubwo banye uko natangiye wumvise ko navuye kure cyane, nta muntu ndambura nta nuwo ndiba nta nuraje kundega ngo namuri naryamanye nawe mutera inda, reka da, ahubwo kubera ineza y'Imana niyo igenda ikora imirimo ikagenda ikora imirimo. Rero ntangariza aba bantu ngo nta muntu ubaho usenga w'umukene ubaho. Niyo senze atafite ikintu ariko ejo nejo bundi arya neza. Uzarebe umuntu usenga arya neza nubwo yarya ikiro kimwe cy'umuceri cyangwa igikiro kimwe cy'ibirayi ariko ateka neza. Imana musiza arabati umunsi ndagura amavuta ndagura utunyanya ndagura ibinyobwa agakaranga agakubita hariya mu rugo kumva bahumuje kumva Imana yagezeyo. Yego. Icyo nacyo ni igitangaza. Rero twavuye kure nubwo twavuye ahantu habi, igituma tuvuga nabi nuko tuba twaratangiye turi inzahari bakavuga ngo nyamara ubwo uriya muntu hari koreka niba Imana gutabaye ntabwo yatumuja kwiheba kandi yagutabaye. Opedo hari abantu tujya tuganira umuntu akambwira ati ngewe pe impano Imana yampaye iyo umuntu ampamagaye ngo musengere ahubwo nge nanga n'umuntu mbwira ibyifuzo bye ati uko yumpamagaye nge Imana ihita imbwira ibyawe utaranabimbwira wowe bimeze bite? Ibyo bibaho ariko nge siko ndi. Niba ari igihe cyo gusenga wiyegereza mikoro, niba ari igihe cyo gusenga ugiye kugira ngo nsengere ibyifuzo byawe ubwo ni umunsi wo gutanga icyifuzo ukwiye kukivuga. Yes. Ariko niba ngiye gusenga watanze icyifuzo ahari igihe Imana inyobora ikanyereka n'ibyo ukoze iki utatanze. Kuvugisha kuri biba byiza kuko iyo umuntu avuze ngo ndashaka kutsengera, iyo avuze ngo ndashaka kutsengera akubwira ibyifuzo byawe kugira ngo ubone uko ukora iki usengera bya byifuzo. Niwe uguhamagaye ngakire ko usengera nibi byifuzo ibi nibi. Ubwo rero ufata igihe cyo gusengera runaka, niba ari Abidodom, niba ari uwiringiye Imana, niba ari nde runaka, ukavuga ati uyu munsi ngiye gufata ibyifuzo bya runaka mbigire ku mavi mbisengere. Ubwo iyo ubisengeye hari igihe Imana ikureka ukavuga ati mwana wanje bwira runaka ko nubwo mutabaye mu renge muhakiye ikintu ariko nkoze iki mukuriyeho n'ikintu bita iki impanuka cyangwa murinza amarira mu muryango kuko ibintu bigenda. Nje niko mbibona kandi niko ngenda mbikora ngewe. Yego. Yes. Imana ishimwe. Nuko Imana ikora. Umvaga twakwigumane ariko umwanzi w'ibihe n'amasaha. Umwanzi w'ibihe n'amasaha ariko ntiragenda navuze kuri ijambo rivuga ngo ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza kigaragara ko halabo ecostanse kigaragara ko abo mwabari cyangwa bari bakuzi batazongera kubona ko uri umukene. Cyamurye ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko ntabaye ukamara ikintu bita iki umubabaro. Yamaze umubabaro yanyeretse ikimenyetso cy'ibyiza inkura ku musozi narindiho ibibazo inkura ku musozi w'amagambo mutewe n'uwarindira ngo baraja hehe kijuru ritabaye. Nanjye numvigero ndirimo injemo nabati none abantu bari bazi ko nzapfa nzarindagira baraje hehe kijuru rikore kiri ntabaye. Reba Abido wari umusaza reba ndumusirimu abone gumeze nk'umusaza kubera nari nashaje ariko Imana impindura umwana mutoyi. Ubu ngubu tugiye mu bakobwa ntawambenga pe ntabwo ngayitse ntabwo wambenga nta gasore keza Imana yagiye neza yahaye amavuta ariko ubusore bwanje ndabucunga ngacunga n'umurimo Imana akoze iki yampaye. Nguko uko bimeze. Gukorera Imana biravuna ukwiye kuyiha ibyawe byose ukayiyegurira kuko iyo ugiye gukorera Imana cyangwa ugiye gukora umurimo w'Imana nta kintu ukwiye kwirinda icyaha. Turi mu isi ariko iyo wirinze imbaraga ziraza ntabwo ubura amavuta. Iyo usengeye umuntu abadayimoni barahunga, wasengera umudamu abadayimoni bagaceceka. Iyo usengeye umuntu nawe ibyawe birizana
ariko mana nyiri ijoro ndetse ndumva umunwa gundiye twakwerekwa bikwiye hari igihe umunwa gundya nkavuga we ariko ngo umwanzi ni amasaha ariko twavuye kure. Yego. Munini niwe waremye aravuga ngo warahabaye Imana warahabaye urandengera. Yarandengeye ubu uzarebe abasazi bari gutoragura amashashi. Mba ntoragura amashashi cyangwa mba narapfuye, ariko kubera Imana ishoboye byose, kubera Imana ihindura ubuzima ikavuga ati mwana wanje icyo nagambire gukora nzagikora, igenda ikora imirimo ikaturinda gupfa ikaturinda impanuka. Muri iriya minsi najya kubwiriza i Buganda ndangije Imana hamya ngo mwana wanje nkurinze impanuka kubera yuko mbyiniraga ati satani yarateje abadayimoni bakaguca akaguru, atari ko nguye impanuka ku buzima bwande bwawe kuko yakabivuze nabo ikimenyetso cyuko nari gucika ukuguru, ariko Imana nabaute uyu munsi ndaje gutanga inkoko mu nzu y'iki y'Imana. Ndagenda muri inkoko y'ibihumbi 15 ndagenda njana mu nzu y'Imana mbivuze mu ruhame narayitangira gushima iki Imana. Ndavuga ngo Mana naho ndi umukene ariko nta cyatuma ndaje gushima, ngenda nkagura akantu keza karashimisha Imana nkabati Imana ndaguhaye nanjye ejo uzakore n'ibindi. Yego. Obededo uzagaruka. Nzagaruka. Sibyo uzagaruka usanzwe inshuti yanjye netwe naherukanye urumva navuze nti rero inshuti yawe inshuti ubundi gusiga indi. Navuze nti uri inshuti yanjye twarabanye twarasenga twararuhanye kurana imisozi wa Rusagara tuja mu buvumo saa 9 za nijoro hose twagiranye ibihe byiza. Ndacakwibukira no ku ndirimbo iyo mu gitabo ya 240 byakabaye byiza twakanayiririmbye wa mwanya w'Getsemani sinawibagirwa. Ndacayibuka igihe hari nijoro tuyisenga tuyiririmba amavuta aramanuka, ariko Mana we na nubu nacakenera ibyo bihe. Yego. Kugira ngo twuzure mwuka. Moridekayi niwe bagambana ari kure muri ry'ibwami ariko arakomeza cyane kure muri ry'ibwami, ariko Imana mutabara. Yego. Natwe ko gututabara nkuko atabaye Moridekayi. Ubwo rero nubundi uzanagaruka uri inshuti yanjye. Icyo ugiye gukora ugiye gutanga nimero abantu bo kuri Konkobe TV show bakunda abahanuzi bakunda abakozi b'Imana, ariko reka babakunde nanjye nyine kandi reka natwe turabakunda nuko nanjye nyine nyikunda. Ugiye gutanga nimero nzi gukoresha WhatsApp, ugatanga nimero iba kuri WhatsApp, abantu bazaguhamagara bakugisha inama bashaka ko musengana ni karibu rwose ugiye kuyitanga none urangiza udusoreze n'isengesho. Yego. Ni byiza cyane gutanga nimero. Nimero yanjye ni 078 532 5 701 078 5 3 5 701. Iyo niyo nomero iri kuri WhatsApp. Ariko hari igihe bambuze koresha na Tigo. Ni 0 7 2 2 3 6 07 iyo niyo numero yanjye. Ubundi amahoro y'Imana n'abana nawe niko nanabivuga, kandi uzampamagara rwose tuzamufasha tumusengere kuko abadayimoni turasenga abadayimoni bagahunga. Yego. Obededo dusoreze n'isengesho. Reka dusenga Imana dutumira buri mwe wese urakora iki kiganiro uragikurikirana kugira ngo ahari abarumva iri sengesho azapfukame tumusengere. Yaba arwaye umugongo, yaba amaze igihe kirekire arimo amadeni yaranze kwishurwa, ndetse yaba ari mu bukode abumazemo igihe kirekire, kugira ngo apfukame yizere ko Imana ikoze iki ishoboye byose. N'uwabuze akazi akaba yarize afite diplome ariko akaba yicaranye igihe kirekire, ndamutumira kugira ngo aze dufatikanye muri sengesho dusenge Imana no gusengera abana bacu ndetse n'imiryango yacu. Reka dusenge kugira ngo dusoze uyu mwanya. Uri Imana yacu nziza kandi uri Imana ikomeye, uri Imana itabara, uri Imana irengera. Nakubonye wa munsi nari meze nabi nkurayo, ahanje haba haribagiranye, ariko dusenge buri mwe wese kugira ngo umutabarishe ukuboko kwawe, haba bari mu mahanga, haba bari mu gihugu cy'u Rwanda, haba abanyamasengesho basenze igihe kirekire ariko bakaba bataratabarwa. Reka ngwinyi ngo Uwiteka kugira ngo bagereho aho bari muri ibyo bibazo, aho bari barira, aho bari bababaye, aho bari nebone ko tabenema. Nakwinginze Uwiteka ngwino bahagarareho, ngwino batabare, ngwino barengere, bakure ku musozi w'igisuzuguriro, bakure ku musozi w'amaganya, bakure ku musozi w'ibibazo. Mana wenda kwinginze hari amatangazo babamanitse nebone kotanze
kuganira. Ndabizi wowe urashoboye, ushoboye byose. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Urivuga abadayimoni bagahunga, wakivuga amahanga akabimenya. Ivuga kuri buri mwese ukuri iki kiganiro, wumve gusenga kwacu kandi umutabare kugira ngo ineza yawe igaragare kuri twe. Urakoze kumva gusenga, twabanye nawe ndetse dusoreje ahangaha. Komeze kubana natwe, komeze kugendana natwe, kandi ikindi gihe tuzongera kubonana tuzashima izina ryawe ko hari ibitangaza wakoze. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Nazareti, amen. Amen. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha.